smartphone yawe ni rwo rwego rwawe kandi smartphone yawe turayiguhereje ubungubu turayikusezeranyije discount amagabanyirizwa yose ibyiza byose tugufitiye umenye neza yuko twiyemeje kubiguhereza ubu noneho telefone yitwa Spark Go 2020 ikozwe mu 2020 Spark Go 2020 ikozwe mu 2020 turangije turavuga tuti iyi telefone reka tube turetse kuyisohora ahubwo tuzabe tuyishyira hanze kandi twarabikoze ubu ngubu cyakora twayishyize hanze mu 2021 right now it's in your hands iri mu biganza byawe kuvuga ko telefone iri mu biganza byawe rero tuba tuvuze iki tuba tuvuze yuko nta mafaranga iri butangirweho utashobora kwigondera tuba tuvuze yuko nta giciro turi kuyitangiraho utashobora kuba ugize ute utashobora kuba washobora kuyiguriraho smartphone yawe niyo smartness yawe kandi smartphone yawe ni rwo rwego rwawe kandi smartphone yawe ndayigutuye Tecno yawe Infinix yawe Itel yawe telefone iberanye nawe telefone y'icyitegererezo checkwato telefone nziza ku rwego rukubereye akira rero ngwino hano tuguhereze telefone yawe ubundi utangare ubundi smartphone yawe yo kiba ari ikindi gitangaza smartphone yawe yo ruba rurundi rwego uratambuka hano tukayiguhereza Tecno yawe Infinix yawe telefone ziberanye nawe uraza tukayiguhereza ino telefone bayita Tecno Spark Go 2020 ino telefone bayita Infinix Hot 9 ni telefone yawe Tecno telefone y'abagabo Infinix telefone iberanye n'ibiganza by'umware n'umutegarugori Itel iterambere ry'umunyarwanda iyo uri umusirimu utunga insirimu ndavuga smart uba ugomba gutunga smartphone kandi guhora uri umusirimu birabungwabungwa ukinikute ngwino hano uze tuguhereze smartphone yawe ya ubundi utangare telefone yawe umunezero wawe telefone yawe smart typing smart chatting Tecno yawe yes I did the brother kwatinze kuza mu kazi wowe okay akira hano tuguhereza smartphone yawe noneho sasa iyi ngiyi nakubwiye yuko bayita Infinix Hot 10 ifite gigabyte 64 ikagira iki byose n'ibiki byose iyi ngiyi bayita Itel 56 kuyiguhana ni byiza twabigize inshingano dushiduka biri mu mitima yacu kurusha how you can think it umenye neza yuko inshingano zo kugira umusirimu twazifashe mu mutima not mu mind ubundi ubwonko bukubwira ibintu rimwe na rimwe bisa bishobora no kudashyiramo imiyaga ariko umutima wo ukubwira ibintu wanga ubishyiramo imiyaga niyo mpamvu sometimes uzasanga hano dutandukanye n'ibyo watekereza ibaze nawe how can you think niba mfata wangu can you imagine I take this smartphone nkayifata nkayidiscounting so that you can think it iyi ngiyi nkayishyira ku 70% bese wane my brother ikaza ku 70% it means ko tuba twakatuyeho 30% yose tambuka angaha ku Icon Technology tuguhereze telefone yawe nyamara kandi hari ibintu abantu muzamenya wande ukamenya ngo burya nari nambaye ikirezi kinera ariko sinamenye ko kera wangu wabyumva telefone yawe ubundi buriya biba ngombwa ko iyo umuntu yambaye ikirezi amenya iyo utamenye ko kera uba wanatakaye kirakubura none ikintu kimaze kwera
kirabura cyangwa kikuma tu. Iyo ugeze ntubimenye ko cyeze kirabura cyangwa kikuma. Rero niba ushaka kuyoboka neza cyane uratambuka tuvuga uvuye Nyabugogo ufata akamoto k'amajana 5. Ufata akamoto k'amajana 5 kagushitsa ku nzu ndende mu mujyi wa Kigali, ni nayo nzu ndende mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo nzu ndende bayita ngweke, bayita City Tower. Kandi ubwo suko nguko bayita, ahubwo ifite irindi zina mw'iyi minsi bayise irindi zina bayita Infinix City Tower. Infinix City Tower, it's your house. Impamvu bayise gutyo nuko nyine turi mu kazi kose bamaze kubyumva kameme. Ubwo rero Infinix mu kazi kose. Infinix telefoni iberanye n'ibiganza by'umwari n'umutegarugori. Itel, iterambere ry'umunyarwanda. Tecno, telefone y'abagabo. Smile, you've got us. Mu kinyarwanda ubwo mba mvuze ngo mwenyura waratubonye. Ngaho mwenyura waratubonye rero, kandi waratubonye kuko tuhari. We are here for you. We are here for only you. Sibyo? Hano rero ejo bundi tugufitiye agapamo kitwa, uretse kubwira agapamo tugufitiye ejo bundi. Ubundi ino pamo wangu urumva, ino pamo yitwa ngwike, yitwa icyo kahishe. Yes, uti nagaki rero nagapfukamunwa. Wowe ubundi what you can do is this is one kuri kingiki tegereza COVID mvuna muheto 19 ihere. Then after to end up nibwo tuzaba twinjiye neza deep muri promotion yitwa icyo kahishe. Ino promotion yitwa icyo kahishe ni promo ireba only you. Niba turavuga agapfukamunwa nyine. Nagusuze Jimmy, nagusuje Jimmy Gatete. Jimmy Gatete nagusuje njyewe. Yes. Noneho ubu ngubu yarambwiye ati njyewe nitwa Kazungu. Namubwira nti njye nzajya mwita Jimmy Gatete, ariko nzajya ndi kwita ku buryo batamenya uwo mvuze. Karibu tukwakire nta kibazo. Yego. Nzajya mbikwita ku buryo yes. Kandi niwe nuko yabonye avuye mu mupira w'amaguru. Cyagihe yarindiraga Amavubi, nyine yari umunyezamu w'Amavubi. Yabonye avuye mu mupira w'amaguru aravuga ati okay, ati reka nze nkwereke, ati njyewe ngiye gucuruza. Mbereke ibintu acuruza. Yari guta Jimmy Gatete se harya nibyo ari umuzamu Jimmy Gatete. Ako bishoboka koko harya Jimmy Gatete yari gutayizamu cyangwa yari umunyezamu? Utayizamu ntabwo ari umuzamu. Simbyibuka. Iki se? Imvura yiguza abantu babungutse, arafata bayungutse ntuza ari hehe? Mr. Isaac the Great Yellow. Imvura yiguye nabo bayungutse. Yes. Hano ko ariko technology. Hano ko ariko technology tugufite byinshi bigiye bitandukanye. Yes, smartphone yawe y'urwego rwawe, Tecno yawe, Infinix yawe, telefone ziberanye nawe bisahatane, ubundi tukaziguhereza kandi tukaziguherezanya n'ibyiza byose. Tecno yawe niyo smartphone yawe, kandi Infinix yawe niyo telefone yawe. Uko bimeze kose ngimvura igiye kugwa ngaho, uko bimeze kose ndaza kuyiguherezanya n'ibyiza byose. Sasa narimo nkuyobora, niba uturutse Nyabugogo sibyo, surugero ukavuga uti njyewe nturutse Nyabugogo, fata akamoto akapikipiki k'amajana 3 wangu karaba gahagije. Niba guhenda uravuze ngo niba guhenda, niba guhenda baraguca amajana 5. Akamoto k'amajana 5
karakushitsa ku city ku Infinix City Tower. Impamvu iriya nzu ndende mu gihugu cy'u Rwanda ari uko bayita, impamvu ari uko bayita iriya do, iriya that one, yes iri, impamvu ari uko bayita nuko nyine nawe uhite wumva izina rya Infinix. Yeah. Abantu bahagaze ku cyapa kigana Kimironko ndabasuje cyane. Niba ushaka ka telefone nahangaho uzakagurira, yes on way here. Ngwino tube tuganira ariko nawe unugamiye imvura, urabona uko ikirere kibaye umukara. Baje nimuze tube tubogamishije tubahereze n'ama smartphones yanyu, tambuka nta kibazo nahangaha ku Icon Technology tuguhereza smartphone yawe. Yes, ubundi kanasha bikagira inzira. Iyi ngiyi bayita Infinix, iyi bakayita Tecno, ubundi uri kumwe na MC Yazidi, inshuti y'urukundo utatsinema. Kongeraho irinde, kongeraho mbonye, mukanyuze kongeraho ngabo, ubwo nibwo uhesheje amazina yanjye. Mu primaire banyitaga MY, n'uyu munsi baracyari nyita, ariko rero yes I am MY. Ndasuza aba agent ambassadors akuzi ko nkuzi, yewe akuzi ibintu nsuhuza uriya nyine. Yes, ndasuza aba agent ambassadors baduhindure group. Yes, harimo ba Jackie, harimo ba Mukotanyi Gerard, harimo ba Hassani Niyitegeka, harimo ba Valence, ba Olivier, harimo ba ariko Inosa harimo abo bose ba Isa, n'abandi ba Jerome, ba Madamu Mbabazi, ba Oreya, bose ndabasuhuje. Abo bose urumva batunze amatelefone ya Tecno na Infinix meza cyane, amatelefone atikoraho ameze neza byahatari, ndabasuhuje rero. Harimo ba Mukeshimana Claudine, harimo bose ndabasuhuje. Abandi ntasuhuje se ya ba Olivier Bodyguard ndagusuhuje Olivier Bodyguard. Sketa uriya Sketa bamwita agendera kuri skate to ya ba Jean Pierre Driver ndabasuhuje. Abo bose batunze amatekno baguze hano, imvura iragoye ngaho urumva. Ndasuhuje n'abandi muri rusange. Yes, aba agent ambassadors baduhindure group. High five, akira big up, peace up musaza. Abandi bantu arya ntuza bansengayire ndabasuhuje nabo. Ba Teonel ndabasuhuje. Abandi bantu ba Odette ndabasuhuje. Yes, ba Pascal Rugwema ndabasuhuje. Yes, abashuti bacu bakomeye bakatasohoka hano ku Icon Technology, namwe ndabasuhuje byatale. Producer Mr. Isaac, hari producer Mr. Isaac nawe ndagusuhuje. Yes, noneho n'abandi bose baba banyumva hirya no hino mwese ndabasuhuje. Abafana bacu badukurikira biceceke ndabasuhuje. Duhindure TV nuko wandikamo. Yes, abakinnyi bo muri Dragon Maneko nabo ndabasuhuje byahatari hano kwa Icon Technology. Ni gahunda ni ya yindi no kwaka no gutwika hakaka hakanasha bikagira n'inzira. Ubundi smartphone yawe hariya niho bita kwa Rubangura kwino mwereke etage yawe sha. Ati Rubangura etage yawe ni hariya niko bayita tu.
nuko bahita ya nari ndimo kubasuhuza mwese rero umuntu ntasuje sugararira yes abanyeshuri bo muri Kigali Reading School namwe ndabasuhuje ya ndabasuhuje byahatari bimeze bite ndanda nagusuhuje byatwa my peace up nagusuhuje yes mubereke oya nsaba mubereka tu ni ndanda waundi wakinaga mu Mavubi nawe mukanya sinababwiye Jimmy Gatete na ndanda ari mu yo mugi hano ubundi bahita kuri City Plaza narindi kukuyobora iyo uvuye kuri Infinix City Tower wituza hino kato cyane ku City Plaza hino ya City Plaza rero kato cyane sur la maison Orange niho usanga telefone nziza cyane za Tecno ma Infinix na ma Itel telefone iberanye nawe bizatari nahanga wisanga kandi telefone y'ikitegerezo telefone itazagutengwa cyangwa igutesha umutwe nahangaha uyisanga ubundi tukayiguherezanya n'ibyiza byose ukanaka bikagera inzira Tecno yawe niyo telefone yawe Infinix yawe niyo telefone yawe ino telefone yitwa Itel niyo telefone yawe ndakubwira telefone tumaze iminsi twamamaza njyewe na Diamond Platinum bayita Itel A37 iyi Itel A37 nayo ndayiguhereje kuko ari rwo urwego rwawe Tecno telefone y'abagabo Infinix yeah check on two now yuru musirimo utunga insirimo ndavuga smart ubugomba gutunga smartphone kandi guhora umusirimo birabungwabungwa uti nigute ngwino hano tuguhereze telefone yawe ya telefone itazagutenguha telefoni itazaguserereza smartphone yawe niyo smartness yawe ya niyo smartphone yawe kandi smart typing smart chatting smart touching Tecno yawe ibyishimo byacu smile you've got Raz Tecno experience more icon technology shop of God MC Yazidi Utat Cinema inshuti y'urukundo again and again yeah none yes it's gonna rain and igiye kugwa ariko kandi no kuri igiye kugwa yeah uyu niwe bita rubangura rumba sigira ngo sibihenze biranarenze ariko Tecno telefone y'abagabo Infinix telefone iberanye n'ibiganza by'umware n'umutegarugori Itel iterambere ry'umunyarwanda smile you've got Raz yeah as you see it's gonna raining ariko hagati aho ngaho mbere y'ukigwa before it rains before it does what before it rains Sekoto yes yeah okay ubu rero igahunda tugufitiye ni ya yindi ubundi noneho rirutse niko ye urirutse reme for you ariko iragoye iyi telefone bayita Itel A37 hari na ngenzi yayo bita Itel P36 na ngenzi yayo bita Itel S16 hakaba na ngenzi yayo bita ngweke Itel S16
kane plus iyi nayo mwari mwarayibuze but right now irahakubereye ngwino yitware tuyiguhane n'ibyiza byose ubundi hanake hanashe bigire inzira Tekno yawe yitware iyi Tekno bayita Tekno Spark Go 2020 noneho buretse nkwereke iyi ngiyi do iyi ngiyi bayita Tekno Pouvoir kane Pro iyi ngiyi noneho bakayita Tekno Camon 16 tutararenga kuri no Tekno Pouvoir kane Pro urabizi yuko kamera yayo tutararenga kuri kamera zayo wangu hari ikintu ugomba kuyimenya reka nze nkubwire yuko ifite gigabyte 128 ijana na zingahe mvuze ijana na zingahe yes 128 ikagira rame takururuka wangu niyo rame yawe noneho iyi yindi yo nakubwiye yitwa Tekno Camon 16 ubundi muri Tekno Camon 16 series akubereyemo telefone zitatu uretse katoy muri Tekno Camon 16 series harimo telefone imwe biziri zitatu harimo Tekno Camon 16S Tekno Camon 16 Premier Tekno Camon 16 gusa hakabamo n'izindi uraza rero ino telefone yitwa Tekno Camon 16 niyo cyitegererezo cyawe Tekno Camon 16 nayo uyitware nyine to noneho Infinix Smart High Definition ikozwe uno mwaka yewe Pogba yewe Pogba ndakura kantu gato hano ari gutire gato cyane munga ongera kandi kamwe gusa kamwe kongera ko Pogba yewe Pogba niba yaragize ate uriya yarambwiye urumva Simoni uriya yarambwiye ngo ngafite indirimbo ngimwe rukumbi araza ariko kutayicuranga nkamubwira aze mama yangaye nise mucuranga babaye amafaranga aranzetsa bimeze bite mu madino yabisuje noneho ubu ngubu nari kukubwira no Infinix Hot 10 Infinix Hot 10 it's your Infinix Hot 10 nayo ndayiguhereje Infinix Hot 10 nayo ndayikwizeje Infinix Hot 10 niyo ubona turi kwamamaza kuri televiziyo Rwanda no kuri radio Infinix Hot 10 yes nkuko mubizi hano bahita ko Icon Technology telefone yawe n'urundi rwego niba ushaka ka Infinix kameze neza byahatari you have to come here tukakaguhereza ushobora kubishaka Tekno nabwo nta kibazo icyowe be fire no higher ejo bundi hashize muri cyagihe twari turi muri guma mu rugo you remember urabyibuka mu gihe twari turi muri guma mu rugo twari tugufite amapamo meza cyane cyakutandukaniye muri ayo mapamo rero hari harimo gahunda twari tugufite ya huri hose tukahita tukuzanira telefone yawe abamotari bakoranye natwe byagenze neza cyane bizahatara kandi turabizi ko n'ubundi muzakomeza gukorana natwe wangu no mu minsi iri imbere hari ukuntu tuzajya tubigenza tukavuga tuti okay ntabwo noneho abantu baza hano nibaze koko ariko noneho niba uri mu rugo wikwirirguza ngwino reka ducatinge tukwereke telefone ukeneye kuri chat nitumara kukwereka telefone ukeneye tunayikuzanire urugero yes uko ariko kuzana ku Icon Technology byishimo gusakusa icyo gihe twari tugufite pamo yitwaga yidutuma huri hose pamo yitwaga yidutuma huri hose kandi twabikoraga neza byahatari ukayidutuma natwe tukayiguhereza smartphone yawe yagushikagaho nta kibazo na kimwe ifite kubera yuko nyine nuko byabaga bimeze hano rero ku Icon Technology iyo gahunda tuyivuyemo twese twinjira muri gahunda yitwaga zanzamuka
gahunda yitwaga zanzamuka twari tugufitemo akapromo keza cyane tuzahatari kitwaga ngwiki iyo promo harya yitwaga ngwiki mu gihe cya zanzamuka twari dufite discount to each. Iyi porogaramu yitwaga discount to each nayo nyine yari porogaramu nziza cyane za danje aho twakwemereraga kugira gute kukugabanyiriza uwo wese aho uturutse hose icyo ari cyo cyose ushaka hano. Urugero washoboraga kuba ushaka telefone ya Tekno nimuze tubakire nta kibazo. Nahangaha nyine tubundi nibavuga mu mujyi wangu bakakubwira ngo ahantu uza kubariza telefone ni mu mujyi. Yes, that's right. None ngiye bakubwira ngo hari ahantu hari ama-promotions. That's right. Ngiye bakubwira bati hari ahantu hari ama-discount. That's right. Ngiye bakubwira bati aho hantu iyo bashitse barakugabanyiriza ibirenze n'ibyo bavuga. That's right. Mumeze mute ukuntu banyita MC Yazidi. Ejo bundi ndi mufutura muzantumira ariko nanjye nzi sibyo ntabwo ari byo. Ese ko nabona akanya ko gufunga wa muntu we ariko wafunga wangu bigakunda n'akano kazi ngo iki ariko siporo murigeze kumbwira ngo kiriya gihe ngo ntabwo bazemera tubiryaho ngo niba tutarafunze. Ndavuga ko nababeshye ubu tubeshyeye buriya twebwe turafunga tukibabaza twafutura tugafuturana namwe mutafunze nuko biba bimeze. Abayisilamu ndabasuje byatari turafite amatelefoni meza cyane za danje. Ino telefone ubundi bayita Infinix Smart High Definition. It's your Infinix kandi tuyiguhana n'ibyiza byose. Arya Kwizera Innocent wa mupampe wacu akora weekend dukora muri agence ya utwara zino kwasiteri akora weekend. Ubu ngubu yaba yakoze ntabwo bizi ashobora kuba akora from Saturday cyangwa se from Friday. Mumeze mute mwebwe ese ni wewe hano bahita ko Icon Technology tubafitiye zone byinshi cyane. Tekno telefone y'abagabo Infinix telefone iberanye n'ibiganza by'umwari n'umutegarugori. iCar iterambere ry'umunyarwanda. Smile you've got us. Yeah. Noneho twese twinjira muri promo karibu tukwakire nta kibazo. Disponible hano whatever you need icyo shaka cyose turakigufitiye. Icyo gihe rero tumaze tugeze mu gihe cya Zanzibar twifite promotion yitwaga discount to each aho twakugabanyirizaga ku kintu cyose uje kugura. Twese twinjira muri promo mu yindi season yitwaga Sevalent. Iyo season yitwaga Sevalent nayo twarabakunze cyane twabakoreye ibyiza byanyu kandi ibyiza bizanyu mwarabibonye. Aho twari dufite promotion yitwaga muri babiri iyo wazanaga na mugenzi wawe mwavuga kuba muri couple. None hari abantu baje gihe umva yaracungaga akavuga ati icyo nsabwa ni ukuzana n'umukobwa niba n'umuhungu, icyo nsabwa ni ukuzana n'umuhungu niba n'umukobwa, akazana na sister we bakatubwira bati turi couple. None murabihakana muhereye hehe? Tukayibahereza nyine that's how it was kandi twarabikoraga wangu. Noneho sasa icyo gihe twabikoze neza brother. Yes, ngwino twakire. Ushobora kuba ushaka ama-accessoire ushaka ko yarangura nahangaho uyarangurira bigenze neza se nahangaho uyarangurira ama-accessoires. Ushobora kuba ushaka kugura ikineke dore nahangaha ukeneye akapawa ibyo ndabibabwira mu kanya neza. Urumva gusa tambuka utagokera hano tukaguhereza ibyawe ibyishimo bikanaboneka. Tekno yawe Infinix yawe iCar yawe. Muri icyo gihe rero cya Sevalent twabikoze neza bizadanje. Mu gihe cya Sevalent as you know warazaga hano tugahita tuguhereza telefone twayigabanyije gushika ku 50%. Ibaze wangu aho njyewe mfata telefone uranyumvira. Ibaze aho njyewe mfata telefone nkayigabanya kuri 70% wongera nkayigabanya nkayishiza ku 50% gusa kubera yuko turi muri Sevalent. Wumvise urwego wangu tutawe ruwazi nuko twabikoraga kandi byacagamo neza byadanje. Noneho icyo gihe twakivuyemo n'abantu nyuma yaho abantu bari baraheze mu ntara barambwira batabiko ko dukeneye ikeneke. Ndababwira ni none se tubigire dute
ati nta kuntu wadufasha ugasubira muri iyo promo. Ndababwira ni okay, reka mbibafashe nta kibazo, ntacyo bitwaye, reka mbibafashe. Yes, narabibafashije. Right now ushobora kuzumbwira uti iyo promo yarancitse, mpita nyiguhereza, ntacyo bitwaye, nimuze tubakire n'ahangaha ku Icon Technology. Iyo promo rero icyo gihe yaratambutse, twahise twinjira mu yindi promo yitwaga, iyindi season yitwaga We The Provencers avec The Provence. Urumva iyo nayo yakoze umuti zahatane kandi umutekano warabonetse kuri yo. Nimutambuke nimuze tubakire n'ahangaha ku Icon Technology. Tuhereza smartphone yawe n'iki bigaca meze ute? Meze neza. Yeah, bikagenda neza. Noneho with the Provencers cyangwa se avec the Provence, nayo ni gahunda nziza cyane yabonetse hano. Iyo gahunda yemerera umuntu wese kugura telefone ukayigura uturutse mu ntara, tukagira gute twabaga dufitemo promotion yitwaga Baratike. Iyo promotion yitwaga Baratike yakwemeraga karibu tukwakire tubikwereke, yakwemereraga kugura telefone tugahita tubaratike. Reka tuvuge niba uturuka i Muhanga. Yes, ni mutambuke n'ahagagura telefone ukagura smartphone yawe nziza cyane, gakwati bloke nako turagahindura ntacyo bitwaye. Ibintu by'amaposhete bisanga hano, ibintu by'amaccessoires bya dodose ubisanga hano, ibintu byose ushobora kubukeneye bijyanye n'amatelefone n'ahangaha. Ushobora kubukeneye power bank, bluetooth, ushobora kubukeneye radio zikoresha bluetooth, nabyo byose disponible hano. Smartphone yawe niyo smartness yawe, kandi smartphone yawe ni rwo rwego rwawe, kandi smartphone yawe kuyihereza nabyoha cyane kubera yuko bibaraga tangaza gusa. Yes, as you know we love you, and as you know we like you, and as you know we have you, and as you know we need you. Sibyo. Noneho rero ubungubu telefone yawe kuko ndi kuyikwereka, ndaje mu kanya ndakubwira, nimara kukubwira ama promotions n'ama discount yose twagiye tunyuraho. Icyo gihe cya We The Provencers twabahereje amatelefone yanyu tukayabahana n'ama promotion n'ama discount tukayabahana n'igabanyirizwa ryiza cyane. Iri gabanyirizwa ryabaga rimeze rite rero, urabizi neza yuko twaguhaga telefone twahitaga tuyigukuraho tike yakuzanye. Reka kwa tuburutse waguturutse nk'imuhanga, twahitaga dufata tike yakuzanye. Ubundi umuntu uturuka imuhanga hano mu mujyi wa Kigali akoresha ibihumbi 2 gusa. Oya ni igihombo. Reka dufate, oya ni igihombo na umuntu uturutse imuhanga yaranatubwiraga ati oya ntago migendeye yuko nabasoje ati ntago migendeye yuko mu baratike bango nimumereze kuri promo yitwa discount ici, kandi twarabimukoreraga kameme, twarabimukoreraga. Noneho hari n'igihe wabaga uvuga uti nge nturutse Rusizi. Ubundi buri muntu uturutse Rusizi akoresha ibihumbi 10 y'amanyarwanda kugira ngo ashike Kigali. Wumvise urwego. Noneho ukaba uturutse Rusizi, ngiye nakubwira ni ubuse turayikuba tugahita tuyikuba kabiri. Hari n'uwazaga akavuga ati ariko buriya njye nakoresheje indege. Tukamubwira ati iby'indege ntabwo byemewe, turashaka yuko utubwira tike ya bisi urayifite, twereke nyine kagapapuro twarakagusabaga, turangiza tukaguhereza telefone twabaze tike ya bisi. Nuko bimeze. Ni mutambuke nanga. Noneho iyo wabaga wakoresha nka tenkaye Gmail from Ruseto Kigali, twahitaga tukugabanyiriza kameme, tukavuga tuti amafaranga ari kugura ino telefone reka dukore ibihumbi 10 n'ayandi gusubiza iriya. Yes, umuntu uturuka za Nyagatare, ndabasoje za hatari kabukereza Nyagatare za Matimba Mimuri na Karagazi, hariya neza Nyagatare naho na za Matimba nahavuze, na za Rukomo Karama umutimba arahimba shawe. Ahubwo ahantu hari amafamu menshi nibagiye uko bahita, ndahakubwira mu kanya. Abo ndabasuhuje abantu bari za Rubavu, hino za ko hari amakuru nkunda kuyibagirwa, utarashika Rubavu abura amajana 5 gushikeyora bahita ngoci. Ndabasuje byatari bari muri uyu mujyi hino bahita ngoci. Yes, I will garage ndaza kubasuhuza.
ya Zarubavu ku mazi ku mucanga ku mazi n'abasuje ahantu hitwa Zarara Salama twaharaye turi mu kazi turi muri campaign yo kwamamaza telefone ubwo nama hoteli yahari i Rubavu turi muri campaign yo kwamamaza ino telefone yitwa Sparkable 2020 ubundi ino telefone ubusanzwe yasohotse mu 2020 ariko right now we are launching it twayironcinze mu 2021 tuvuga tutabiko uwohereza abanyarwanda bakitwikira ko n'ubundi ijana ko covid murenzo 19 ifashe imbeze yenga akira kano ka telefone niko kawe niko ka telefone kari kubicawe gacika muri uyu mujyi wa Kigali. Yes, nari ndi kubabwira promotions nziza cyane twari tugufitiye that time iri promo yari promo nziza cyane za hatale aho twabaraga tike kwino twakire nimuze nta kibazo noneho tuyivuyemo rero tuvuye muri we the provinces uravuga hehe Katabagema Kaburuguta Zakaburuguta Kitabi Kitabi yes abantu bahano za wenda kugera za Rusizi ni hino za Nyamasheke yes hariya za Nyamasheke ndabasuje za hatala tuzatwanyura tugiye gusura amazi ariko ejo bundi nzi neza yuko mu mujyi wa Kigali hazaba harimo rake iyi rake niyo nzakoreramo filime yitwa Titanic kandi hazanashya bigire n'inzira navuze ko nzarekera gukora filime maze gukora filime yitwa Titanic niyo kabonda yeah noneho rero turi muri campaign Kitabi twahanyuze turi muri campaign yo kwamamaza iyo telefone yitwa Tecno Camon 16 iyo telefone nziza cyane abamotari ntibahitiyemo muraza mukayitwara iyi ngiyi oya reka nze mwe bahitire miyembe abamotari turi telefone babera wangu where is it wanije telefone aho ngaho yitwa Tecno Camon 15A. Yes, that telephone which is called Tecno Camon 15A. They call it Camon 15A. It's your telephone. Hey, akomara bishira. Gona mutaruzi cyongereza nese urabona uri atari umuzungu uri gutega moto. Ahisa bavuguruza byiza cyane do. Urabona byiza cyane uriya mumotari azi icyongereza mota nugaruka turaganira rata urumva uhise umwambasaderi w'abandi bamotari bose bari bamuvuze ngo ndimo ndamamaza mu cyongereza ngo kandi nta mumotari uzi icyongereza oya barakizi wangu none se ubu ngubu bari gukora ikimotari kuko ari cyo bize nguriya muzungu amaze igihe mu Rwanda azi ikinyarwanda kibazo biragwira ese ubu bari gukora ikimotari kuko ari cyo bize ese ujya n'izi ndimi wangu ujya n'izi bisomo byinshi wa muntu yego ni mutambuke nahangaho ugurira ka telefone kawe Infinix Tech cya telefone ziberanye nawe mu kanya gato ndaza kubabwira telefone turi kwamamazanya ngewe na Diamond Platinum ndaza kubabwira uko bayita iTar kangahe bayita iTar A37 iyi iTar A37 niyo iTar yawe kandi niyo iTar ngomba kuza kuguhereza ikakuryohera bikagira n'inzira hakanasha bikanarangira ndayikubwira mu kanya A37 isotse ejo bundi niyo watubonye ku bizapa turi kwamamaza ngewe na Diamond Platinum tukubwira ngo tunga iTar noneho sasa iyi promotion iyi season yitwa subiza umwana ku ishuri icyo gihe twari dufitemo gahunda yitwa promotion yitwa this unlimited homework unlimited internet it was your promotion kandi twarakwakiraga nimuze tubakire nta kibazo naza nahangaha yes iyi ngiyi yarisobanuye kiwango wazaga hano uje kugura telefone tugahita tugira gute tugahita tureba niba uzanye n'umwana wawe cyangwa uzanye na murumuna wawe ushobora kuba ugiye kumusubiza ku ishuri icyo ni igihe cy'abantu basubizaga abana ku ishuri kandi nabwo bizagendaga neza bizahatari tugahita tuguhereza telefone unlimited homework unlimited internet tukaguhereza telefone twayujuje iki
twayuje internet byacagamo neza. I need another what? Another one. Yes. Mic check on 2. Microphone check. 1, 2. Yeah. Sonne. Check 1, 2. Mic check and that one. Yeah. Noneho icyo gihe cyaguma iyo promotion yitwaga unlimited internet. Iyo yari promo nziza cyane kandi nayo nzi ko yabaryoheye. Ubu ngubu rero turi muri gahunda, twagarutse muri gahunda yitwa When the Provinces. As you know, abantu benshi mwatusabye ko iyi gahunda tutayicikiriza ahubwo tuyigarura byihuse. Right now it's here. Urazana tugahita tuguhereza telefone yawe, twabanje kukubaza niba koko uturutse mu ntara, tukavuga tutari ko tukubarire tike cyangwa tukugabanyirize ku 70%. Dukora icyo ushaka, ugatubwira uti njyewe nurutse hari ahandi hantu bita Rutsiro, mu karere ka Rutsiro. Abantu baturuka mu karere ka Rutsiro ndabasuje cyane. ahantu bita za Kongonire. Ni wowe mu karere ka Rutsiro? Ahantu bita za Kongonire na za umanutsemo hepfo mu cyaro ahantu haba amabuye y'agaciro bahita uriya murenge ndawibagiwe. Utibabwiye n'ikigwaba amabuye y'agaciro, waba baje akabazo koroshye shawe. Ako kabazo wahita ukisubiza, umuntu usa nayo uhita umubona ubundi. Ndabeshya? Yes, that's how I can say. Noneho ndanabasuhuje. Ikindi nshaka kukubwira, as you know ko tugufitiye inganda zitatu zikuzaniye amatelefone n'izindi nganda zishikamo 5 zikuzaniye ama accessories. Hari umuntu waba yarakubwiye yuko iyo uje mu mujyi wa Kigali hano ku Icon Technology ariko usanga ibikoresho byose by'amatelefone. Yes, that's right. Iyo uri umusirimu utumva insirimu, ndavuga smart, uba ugomba gutunga smartphone kandi kuba uri umusirimu n'intego, kandi umusirimu urabungwabungwa. Hano ku Icon Technology twabikemuye. Uraza hano tukaguhereza tekino yawe ya tekino iberanye nawe, tekino y'icyitegererezo, tekino itazagutenguha, tekino telefone y'abagabo, Infinix telefone iberanye n'ibiganza by'umwari n'umutegarugori. iTar iterambere ry'umunyarwanda. Rwanda smile. You've got us. Mwenyura waratubonye. naguze ku rugendo kwishyura nka siti wajya ngo amaboko abari mesura nibo bashimana basatuje nawe gutaha. Check 1, 2. Nukumva ikintu kimwe mukagira. Ino telefone mfite bayitaye 56. It's your iTar. Umenye neza yuko check 1, 2. Mic check 1, 2. Iyi ngiyi niyo nari kubereka. This one. Iyi reka nawe nikwereka uyirebeho gatoya nta kibazo. Bayibonye? Barakoze cyane. Iyi ngiyi bayitaye 56 niyo iTar yawe niyo iryo terambere ry'umunyarwanda ubusanzwe, kandi iyo dushaka gutera imbere ahubwo turabiharanira. Iyo uri umusirimu utunga
umusirimu. Yes, noneho ino nari ndi kukuyobora kubwira ngo umuntu waba yarakubwiye yuko hano ku Icon Technology tuba twiteguye kuguhereza ibyawe ubundi ukiyakira bikagira n'inzira, ntabwo yigeze akubeshya, urumva? Ntabwo yigeze akubeshya. Akakubwira yuko hano ku Icon Technology ushobora kuhagurira smartphone bikemera, akakubwira yuko hano ku Icon Technology ushobora kuhagurira telefone y'icyitegererezo, hano ku Icon Technology ushobora kuhagurira telefone smartphone yawe ni rwo rwego rwawe, kandi smartphone yawe turayiguhereje ubu ngubu, turayikusezeranyije amadiscount, amagabanyirizwa yose, ibyiza byose tugufitiye, umenye neza yuko twiyemeje kubiguhereza. Ubu noneho telefone yitwa Spark Go 2020 ikozwe mu 2020, Spark Go 2020 ikozwe mu 2020. Turangije turavuga tuti iyi telefone reka tube turetse kuyisohora, ahubwo tuzabe tuyishyira hanze, kandi twarabikoze. Ubu ngubu cyakora twayishyize hanze mu 2021. Right now it's in your hands, iri mu biganza byawe. Kuvuga ko telefone iri mu biganza byawe rero tuba tuvuze iki? Tuba tuvuze yuko nta mafaranga iri butangirweho utashobora kwigondera. Tuba tuvuze yuko nta giciro turi kuyitangiraho utashobora kuba ugize ute, utashobora kuba washobora kuyiguriraho. Smartphone yawe niyo smartness yawe, kandi smartphone yawe ni rwo rwego rwawe, kandi smartphone yawe ndayigutuye. Tekno yawe, Infinix yawe, Itel yawe, telefone iberanye nawe, telefone y'icyitegererezo, Checkwato, telefone nziza ku rwego rukubereye. Akira rero ngwino hano tuguhereze telefone yawe ubundi utangare. Ubundi smartphone yawe yo kiba ari ikindi gitangaza. Smartphone yawe yo ruba rurundi rwego, uratambuka hano tukayiguhereza. Tekno yawe, Infinix yawe, telefone ziberanye nawe uraza tukayiguhereza. Ino telefone bayita Tekno Spark Go 2020, ino telefone bayita Infinix Hot 9. Ni telefone yawe Tekno, telefone y'abagabo. Infinix, telefone iberanye n'ibiganza by'umware n'umutegarugori. Itel, iterambere ry'umunyarwanda. Iyo uri umusirimu utunga insirimu, ndavuga smart, uba ugomba gutunga smartphone, kandi guhora uri umusirimu birabungwabungwa. Utinigute ngwino hano uze tuguhereze smartphone yawe ya ubundi utangare. Telefone yawe umunezero wawe, telefone yawe smart typing, smart chatting. Tekno yawe, yes, how do you do brother? Kwatinze kuza mu kazi wowe. Okay. Akira hano tuguhereze smartphone yawe noneho sasa. Iyi ngiyi nakubwiye yuko bayita Infinix Hot 10, ifite gigabyte 64, ikagira iki byose n'ibiki byose. Iyi ngiyi bayita Itel 56. Kuyiguhana ni byiza, twabigize inshingano, dushiduka biri mu mitima yacu kurusha how you can think it. Umenye neza yuko inshingano zo kugira umusirimu twazifashe mu mutima, not mu mind. Ubundi ubwonko bukubwira ibintu rimwe na rimwe bisa bishobora no kudashyiramo imiyaga, ariko umutima wo ukubwira ibintu wanga ubishyiramo imiyaga. Niyo mpamvu sometimes uzasanga hano dutandukanye n'ibyo watekereza. Ibaze nawe, how can you think niba mfata wangu, can you imagine I take this smartphone nkayifata nkayidiscountinga so that you can think it. Iyi ngiyi nkayishyira ku 70%. This one my brother ikaza ku 70%. It means ko tuba twakatuyeho 30% yose. Tambuka ahangaha ku Icon Technology tuguhereze telefone yawe. Nyamara kandi hari ibintu abantu muzamenya wande, ukamenya ngo burya nari nambaye ikirezi kinera ariko sinamenye ko kera wangu. Wabyumva? Telefone yawe
ubundi buriya biba ngombwa ko iyo umuntu yambaye ikirezi amenya, iyo utamenye ko kera uba wanatakaye kirakubura, none ikintu kimaze kwera kirabura cyangwa kikumba tu, iyo cyeze ntubimenye ko cyeze kirabura cyangwa kikumba. Rero niba ushaka kuyoboka neza cyane uratambuka, tuvuga uvuye Nyabugogo ufata akamoto k'500, ufata akamoto k'500 kagushitsa ku nzu ndende mu mujyi wa Kigali, ni nayo nzu ndende mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo nzu ndende bayita Ngweke, bayita City Tower, kandi ubwo si uko nguko bayita, ahubwo ifite irindi zina mw'iyi minsi bayise irindi zina, bayita Infinix City Tower. Infinix City Tower, it's your house. Impamvu bayise gutyo nuko nyine turi mu kazi kose bamaze kubyumva kameme. Ubwo rero Infinix mu kazi kose. Infinix telefoni iberanye n'ibiganza by'umwari n'umutegarugori. Itel, iterambere ry'umunyarwanda. Tecno, telefone y'abagabo. Smile, you've got us. Mu kinyarwanda ubwo mbavuze ngo mwenyura waratubonye, ngaho mwenyura waratubonye rero, kandi waratubonye kuko tuhari. We are here for you, we are here for only you, sibyo? Hano rero ejo bundi tugufitiye agapamo kitwa, uretse kubwira agapamo tugufitiye ejo bundi, ubundi ino pamo wangu urumva, ino pamo yitwa ngwike, yitwa icyo kahishe. Yes, uti nagaki rero nagapfukamunwa. Wowe ubundi what you can do is this is one, kuri kingege tegereza COVID mvuna muheto 19 ihere, then after to end up nibwo tuzaba twinjiye neza deep muri promotion yitwa icyo kahishe. Ino promotion yitwa icyo kahishe ni promo ireba only you. Niba turavuga agapfukamunwa nyine, nagusuze Jimmy, nagusuje Jimmy Gatete, nagusuje njyewe. Yes. Noneho ubu ngubu yarambwiye ati njyewe nitwa Kazungu, ndamubwira nti njye nzajya mwita Jimmy Gatete, ariko nzajya ndi kwita ku buryo batamenya uwo mvuze. Karibu tukwakire, nta kibazo. Yego, nzajya mbikwita ku buryo yes, kandi niwe nuko yabonye avuye mu mupira w'amaguru, cya gihe yarindiraga Amavubi, nyine yari umunyezamu w'Amavubi. Yabonye avuye mu mupira w'amaguru aravuga ati okay, ati reka nze nkwereke, ati njyewe ngiye gucuruza, mbereke ibintu acuruza. Yari Jimmy Gatete se harya nibyo ari umuzamu Jimmy Gatete, ko bishoboka koko harya Jimmy Gatete yari rutayizamu cyangwa yari umunyezamu? rutayizamu ntabwo ari umuzamu. Simbyibuka iki se. Imvura yiguza abantu babungutse, arafata abayungutse, ntuzi ari hehe? Mr. Isaac the Great Yellow, imvura yiguye nabo bayungutse. Yes, hano ko icon technology, hano ko icon technology tugufite byinshi bigiye bitandukanye. Yes, smartphone yawe y'urwego rwawe, Tecno yawe, Infinix yawe, telefone ziberanye nawe bisatale, ubundi tukaziguhereza kandi tukaziguherezanya n'ibyiza byose. Tecno yawe niyo smartphone yawe, kandi Infinix yawe niyo telefone yawe. Uko bimeze kose ngimvura igiye kugwa ngaho, uko bimeze kose ndaza kuyiguherezanya n'ibyiza byose. Sasa narimo nkuyobora, niba uturutse Nyabugogo, sibyo? Surugero ukavuga uti njyewe nturutse Nyabugogo, fata akamoto akapikipiki k'300 wangu karaba gahagije. Niba guhenda uravuze ngo niba guhenda
yeah niba guhenda baraguca amajana 5 yeah akamoto k'amajana 5 karakushitsa ku city ku Infinix City Tower. Impamvu iriya nzu ndende mu gihugu cy'u Rwanda ari uko bayita, impamvu ari uko bayita iriya do iriya that one, yes iri impamvu ari uko bayita nuko nyine nawe uhite wumva izina rya Infinix. Yeah, abantu bahagaze ku cyapa kigana Kimironko ndabasuje cyane. Niba ushaka ka telefone nahangaho uzakagurira, yes on way here. Ngwino tube tuganira ariko nawe unugamiye imvura, urabona ukuntu ikirere kibaye umukara. baje nimuze tube tubogamishije tubahereze n'ama smartphones yanyu. Tambuka nta kibazo nahangaha ku Icon Technology tuguhereza smartphone yawe. Yes, ubundi hakanashya bikagira inzira. Iyi ngiyi bayita Infinix, iyi bakayita Tecno. Ubundi uri kumwe na MC ya Zidi, inshuti y'urukundo utatsinema. Kongeraho irinde, kongeraho mbonye, mukanyuze kongeraho ngabo. Ubwo nibwo uhesheje amazina yanjye. Mu primaire banyitaga MY, n'uyu munsi baracyari nyita ariko rero yes I am MY. Ndasuza ba agent ambassadors akuzi ko mpuzi, yewe ndakuzi ibintu nsohoza uriya nyine. Yes, ndasuza ba agent ambassadors baduhindure group. Yes, harimo ba Jackie, harimo ba Mukotanyi Gerard, harimo ba Hassani Niyitegeka, harimo ba Valence, ba Olivier, harimo ba ariko Inosa harimo abo bose ba Isa, n'abandi ba Jerome, ba Madamu Mbabazi, ba Oreya, bose ndabasuhuje. Abo bose urumva batunze amatelefone ya Tecno na Infinix meza cyane, amatelefone atikoraho ameze neza byahatari. Ndabasuhuje rero. Harimo ba Mukeshimana Claudine, harimo bose ndabasuhuje. Abandi ntasuhuje se ya ba Olivier Bodyguard ndagusuhuje Olivier Bodyguard. Sketa uriya Sketa bamwita agendera kuri skate tu. Ya ba Jean Pierre Driver ndabasuhuje. Abo bose batunze amatekno baguze hano, imvura iragoye ngaho urumva. Ndasuhuje n'abandi muri rusange. Yes, aba agent ambassadors baduhindure crop. High five, akira big up, peace up musaza. Abandi bantu harya ntuza bansengayire ndabasuhuje nabo. ba Teonel ndabasuhuje. Abandi bantu ba Odette ndabasuhuje. Yes, ba Pascal Rugwema ndabasuhuje. Yes, abashuti bacu bakomeye bakatasohoka hano ku Icon Technology, namwe ndabasuhuje byatale. Producer Mr. Isaac, hari producer Mr. Isaac nawe ndagusuhuje. Yes, noneho n'abandi bose baba banyumva hirya no hino mwese ndabasuhuje. Abafana bacu badukurikira bicecekeye ndabasuhuje. Duhindure TV nuko wandikamo. Yes, abakinnyi bo muri Dragon Maneko nabo ndabasuhuje byahatari. Hano kwa Icon Technology ni gahunda ni ya yindi no kwaka no gutwika hakanasha bikagira n'inzira. Ubundi smartphone yawe hariya niho bita kwa Rubangura bino mwereke etage yawe sha.
ati rubangura etaje yawe ni hariya niko bayita tu nuko bahita ya nari ndimo kubasuhuza mwese rero umuntu ntasuje se ubwararira yes abanyeshuri bo muri Kigali Reading School namwe ndabasuhuje ya ndabasuhuje byahatari bimeze bite ndanda nagusuhuje byatwa my peace up nagusuhuje yes mubereke oya nsaba mubereka tu ni ndanda wundi wakinaga mu Mavubi nawe mu kanya sinababwiye Jimmy Gatete na ndanda ari mu uyu mujyi hano ubundi bahita kuri City Plaza narindi kukuyobora iyo uvuye kuri Infinix City Tower uhita hino kato cyane ku City Plaza hino ya City Plaza rero kato cyane suri la maison orange ni usanga telefone nziza cyane za Tecno ma Infinix na ma Itel telefone iberanye nawe bizatari nahanga wisanga kandi telefone y'ikitegerezo telefone itazagutengwa cyangwa igutesha umutwe nahangaha uyisanga ubundi tukayiguherezanya n'ibyiza byose ukanaka bikagera n'inzira Tecno yawe niyo telefone yawe Infinix yawe niyo telefone yawe ino telefone yitwa Itel niyo telefone yawe ndakubwira telefone tumaze iminsi twamamaza njyewe na Diamond Platinum bayita Itel A37 iyi Itel A37 nayo ndayiguhereje kuko ari rwo urwego rwawe Tecno telefone y'abagabo Infinix check on two now yuru musirimo utunga insirimo ndavuga smart ubugomba gutunga smartphone kandi guhorura umusirimo birabungwabungwa uti nigute ngwino hano tuguhereze telefone yawe ya telefone itazagutenguha telefone itazaguserereza smartphone yawe niyo smartness yawe ya niyo smartphone yawe kandi smart typing smart chatting smart touching Tecno yawe ibyishimo byacu smile you've got us Tecno experience more icon technology shop of God MC Yazire Utat Cinema inshuti y'urukundo again and again yeah none yes it's gonna rain and igiye kugwa ariko kandi nokuri igiye kugwa yeah uyu niwe bita rubangura rumba sigira ngo sirihenze biranarenze ariko Tecno telefone y'abagabo Infinix telefone iberanye n'ibiganza by'umwade n'umutegarugori Itel iterambere ry'umunyarwanda smile you've got us as you see it's gonna raining ariko hagati aho ngaho mbere yuko igwa before it rains before it does what before it rains Sekondo yes yeah okay ubu rero igahunda tugufitiye ni ya yindi ubundi noneho rirutse niko ye urirutse rene pro yo ariko iragoye iyi telefone bayita Itel A37 hari na ngenzi yayo bita Itel P36 na ngenzi yayo bita Itel S16 hakaba na ngenzi yayo bita ngweke Itel
S14 Plus. Iyi nayo mwari mwarayibuze but right now irahakubereye ngwino yitware tuyiguhane n'ibyiza byose ubundi hanake hanashe bigire inzira. Tekno yawe yitware, iyi Tekno bayita Tekno Spark Go 2020. Noneho buretse nkwereke iyi ngiyi do. Iyi bayita Tekno Pouvoir 4 Pro. Iyi ngiyi noneho bakayita Tekno Camon 16. Tutararenga kuri no Tekno Pouvoir 4 Pro. Urabizi yuko kamera yayo tutararenga kuri kamera zayo wangu hari ikintu ugomba kuyimenya. Reka nze mubwire yuko ifite gigabyte 128 ijana na zinga